ariko ubu ngubu Bibiliya itubwira ko amahoro, niba ukeneye amahoro ni Uwiteka ushobora kuyaguhereza. Kebwa numara gukebwa, asigaye Imana ikugirire neza, asigaye kwegere igukiza cya gikomere cyo wari ufite. Urubyiruko narubwira ngo rero nibegere Imana, nibamara kwegera Imana, asigaye Imana ibakorere ibyiza. Kuko njye navuye mu buyobe, nari mfite ubuyobe bwinshi cyane. Aho ngaho ubu umeze nk'indaya utarakoze mariage, ariko kuko uba ufite ubushobozi bukeya, cyangwa se ukaba utarabona cyane, benshi basigaye bajya gusezerana bakakora ubukwe, bamara gukora ubukwe mu kandi kanya bagatangira gusaba divorce. Ni ugusaba Imana, dusengera urubyiruko rwacu kugira ngo Uwiteka abakure mu buyobe, kugira ngo Uwiteka adushyigikire, kugira ngo Uwiteka ababyeyi muri iki gihe ko nabo bari gushinga urugo, ingo zabo hashira iminsi bagahita basenya, Imana ibubakire. Tugasenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuduhereza amahoro mu mutima wacu kandi itugirire neza n'urubyiruko rwacu. Nitwa Musafiri Eric, cyane ko bajya bampamagara Papa Honnête. Naturutse mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, ariko uyu munsi nashatse kugira ngo nganize abantu baretse Imana, bakumva ko bagomba kwiharira ku byabo, ariko Imana bakayijugunya. Ariko icyiza niko nabashishikariza kugira ngo umurimo w'Imana bawukore, bakunde Imana, bakunde uko mbese natwe nk'uko Imana yadukunze. Twatangira gatoya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Twatangira dusenga Imana kugira ngo ize no kugendana natwe muri iki kiganiro. Tangira dusengera Imana. Data twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ishobora byose, twongeye kugushima, tugushimira ineza yawe, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe umunsi wose, tugushimiye ko waturinze tutaraba kurindwa, nyaguhora ku ngoma. Aka kanya turakwinginze kugira ngo tugoteshe ingabo zawe n'abamarayika, kandi urinde n'igihugu cyose. Dusengeye urubyiruko rwose mu karere ndetse no mu gihugu cyose, kugira ngo urubyiruko rwose rukomeze guhabwa icyubahiro, kugira ngo urwongerere imbaraga, ubarinde umwanzi Satani, kuko hariho ibishuko byinshi bigomba kubayobya, ariko uri Imana ishoboye byose ko ugomba kubashyigikira kandi ukabambika imbaraga. Komeza ubane natwe rero, turatujeho ntutuze, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngiye kuganiriza cyane ku rubyiruko batajya basenga. Urubyiruko rutajya rusenga? None se ko abantu benshi, urubyiruko rwinshi ntabwo rusenga, hari n'abantu urebye usibye n'urubyiruko, hari n'urubyiruko rw'abapapa, urubyiruko rw'abamama, abantu bakuru ariko nabo banze kuva mu rubyiruko. Nabo nta kintu wabatubwiraho gitoya? Abo rero banze kuva mu rubyiruko, bakaba barihariye, bakumva ko ari abamama n'igitsina gabo bakiri mu rubyiruko, bafite ubuyobe niko bakwegera Uwiteka Imana. Hari byinshi Imana iba yaradukoreye, kuko ndaguhereza ibintu by'Imana iba yarankoreye kuri njyewe. Hari ibyo nari ndimo bitampesheje icyubahiro, ariko ubu ngubu yampaye icyubahiro. Ukuntu yampaye icyubahiro, nari ndi umuntu unywa inzoga, nanywaga inzoga, nanywaga itabi, ariko iryo tabi ntabwo nkirikoza mu kanwa kanjye, inzoga sinkikoza mu kanwa kanjye, kuko rwa rubyiruko rwo nagendagamo rudafite umuco, rudafite inama nziza. Niyo mpamvu navuze ati nshobora kwegera Uwiteka, Imana ikampereza inzira nyakuri. Ubu rero Imana yampaye inzira ngenderwaho kugira ngo nyikorere, kugira ngo mbwire n'abandi bose batayikorera nabo bayikorere. Kuyikorera rero ntabwo bisaba kuba uri umuntu uri bugende
gutyo gusa ngo uragiye ngo ugiye gukora umurimo bigusaba kumanza ukabaza Imana neza kugira ngo uyikorere neza ubishishikaye, kuko iyo uyikoreye ntabwo wambara uko bidakwiriye, wambara neza, urya neza, ukora umurimo uwukunze, ndetse si uko uri bugende ngo ugiye gukora umurimo ngo ujye kureba ba bakobwa beza. Uba ugiye gukora umurimo, ntabwo uri bujye gukora umurimo ngo ugiye kureba ba basore beza, kuko ari byo mu bihe byashize nibyo byanjyanaga. None nakubaza akabazo gatoya. Yego. Tutaragera kure, uri umukozi w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana? Aho ngaho ndi umwana w'Imana, ariko yarantoranyije ingira umukozi wayo. Dusubije neza cyane. Nuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni abakozi b'Imana, kandi tuzi ko umuntu niyo ari umukozi w'umuntu, umuntu agukoresha icyo ashaka, ariko niba uri umwana w'umuntu agufata nk'aho nyine uri ikigwa cyangwa se uri umuntu w'agaciro kuri we. So twakomeza tuvuga, ukatubwiraho gatoya umurongo muri Bibiliya ugufasha, ukadusomera ijambo ry'Imana, ukaba wanadusobanurira nk'uko watubwiye ngo urashaka kwigisha ku rubyiruko rutarakizwa. Okay. Urubyiruko tugiye gusoma igitabo Bibiliya, Zaburi, umurongo wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo gukizwa ni iki? Hano niho tugiye kureba tubaza urubyiruko gukizwa ni iki, kuko abenshi mu rubyiruko ntabwo bazi icyo gukizwa. Uwiteka yabajije ab'i Betelehemu, arababaza ati ese bana banjye murashaka gukizwa? Gukizwa ni ugukebwa, mwamara gukebwa asigaye nanjye nkaza nkamenekera imbere yanyu. Uwiteka abashe kutugirira ubuntu kandi atugirire amahoro. Uwabuze amahoro wese Imana imuhereza amahoro. Uwari ufite isezerano yararibuze, kubera yuko yikubitaga hirya akikubita hino, akabona yuko Imana ntacyo n'ubundi akiheba. Wari ufite isezerano, wavutse ufite isezerano, wabuze amahoro kubera ari we watumye uyabura. Ariko ubu ngubu Bibiliya itubwira ko amahoro, niba ukeneye amahoro ni Uwiteka ushobora kuyaguhereza. Kebwa, numara gukebwa asigaye Imana ikugirire neza, asigaye kwegere igukiza cya gikomere cyo wari ufite. Urubyiruko narubwira ngo rero nibegere Imana, nibamara kwegera Imana asigaye Imana ibakorere ibyiza. Kuko njye navuye mu buyobe, nari mfite ubuyobe bwinshi cyane, ubwo buyobe numvaga ko nta kintu kibaho nshobora gutinya. Ariko ubu ngubu ndatinya, nkatinya umuntu, nkatinya Imana, kuko sinumvaga ko Imana ibaho. Imana ubu ngubu iriho rero. Ubu ngubu aho nabereye umukozi wayo, narasenze cyane nkabona ibitangaza by'Imana, nkasenga mvuga ngo Imana ingirire neza, yarabikoze. Hari nk'abantu bavuga ati narasengaga ariko nza kubona nta kintu kirimo, ndongera ndagwa. So nk'abo bantu bababwira iki? Ariko ari ikibazo ntakubajije. Uri mariye cyangwa? No, ntabwo ndi mariye. Ndi mariye, nabanje kubabwira ko ndi umugabo. Ufite abana bangahe? Mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ndubatse. None nakubaza ikintu gitoya. Ejo bundi hari umuntu twakoresheje ikiganiro, twari turi gukorana ikiganiro atubwira ngo abantu bose ngo babana batarakoze ubukwe ngo bakora baba bameze nk'indaya. Wowe ibyo wabitubwiraho iki? No, aho ngaho uba umeze nk'indaya utarakoze mariage.
ariko kuko uba ufite ubushobozi bukeya cyangwa se ukaba utarabona cyane, benshi basigaye bajya gusezerana bakakora ubukwe, bamara gukora ubukwe mu kandi kanya bagatangira gusaba divorce. Okay, aho ngaho twazajya mu kindi kiganiro. None warimariye cyangwa? Yewe narimariye. Mwakoze ubukwe? Okay, aho ngaho uragitsinze. Ari benshi tuvuga ngo nta kibazo, ngo biterwa n'ubwumvikane, kandi uri kumva ko benshi babishuka. Okay, none watubwiraho gatoya ku rubyiruko urebye ruri hanze aha ngaha, ntabwo rushaka gukizwa, ahubwo rushaka kumva Yesu umwami n'umukiza? Ndabyira urubyiruko abari mu buyobe bave mu buyobe, bakunda Imana, kandi nawe winjiye mu bintu by'Imana ugashishikariza mugenzi wawe. Ariko cyane ndakubwira ngo urubyiruko uri gusanga yicaye mu kabari, ukamubwira ngo ujya gusenga, ngewe ayo nasenze garahagije. Ntabwo gahagije, ahubwo nibwo ugeze igihe cyo gusubizwa. Niyo mpamvu ngira urubyiruko ngo nibareke ibyo barimo, bave mu buyobe, ahubwo bakurikira Uwiteka. Imana ibagirire neza. Okay, turi gusoza, nta kindi kintu wakongeraho kuri icyo kiganiro kizatugirana? Icyo ndi bwongereho ni ugusaba Imana, dusengera urubyiruko rwacu kugira ngo Uwiteka abakure mu buyobe, kugira ngo Uwiteka adushyigikire, kugira ngo Uwiteka ababyeyi muri iki gihe ko nabo bari gushinga urugo, ingo zabo hashira iminsi bagahita basenya, Imana ibubakire. Tugasenga cyane kugira ngo Imana ikomeze kuduhereza amahoro mu mutima wacu, kandi itugirire neza n'urubyiruko rwacu. Gusoza kwacu twasoza dusengera, ugasabira n'umugisha abazareba iki kiganiro, kandi nanone ukongera ugasabira urubyiruko rwo mu Rwanda n'urw'ahandi hose ko rwaza narwo rukemera rukakira Yesu umwami n'umukiza. Ni ukuri. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, aka kanya tugushimiye ko waturinze mu myaka yose, wakomeje kubana natwe kugeza na n'ubu ngubu, uracyari kumwe natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka rero Nyiringabo, aka kanya nkweretse urubyiruko ruri mu gihugu, ndetse igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Uganda, abo bose mbasize mu bise by'amaboko yawe kugira ngo ubakure mu buyobe, bakore umurimo wawe, ubakure mu rujijo, bakore umurimo wawe. Hari abavamo abaririmbyi, hari abavamo abadiyakoni, hari abavamo abavugabutumwa, abo bose bagukorera. Nyemerera rero Uwiteka ubikorere kwiyubahisha, kandi n'ababyeyi nabo ubashingire urugo rwabo, kandi bakomeze amaboko, bakomeze urugo rwabo rwubaka, urushigikire. Ni ukuri Uwiteka Nyiringabo, nubikora tuzagushima. Komeza ubane natwe muri byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze.